umwanya mukaza kuri Uncle Miner channel kureba amavideo mba nabahaye y'uburyo bwose bwa mining. Uyu munsi rero mbafitiye mining yitwa Monorox, aho isigaje iminsi 9 ikaba listed, asigaye mukabikuza ayanyu mwamininze. Kambere ku buryo ikorwa rero, azana bakanda kuri link baba baguhaye, muraza ngiye kwibona iri ndayishyira muri comment no muyisanga, uzakanda kuri link yavumukira kuri Telegram, ukora gusaba Telegram, ukazabereka n'uburyo ufungura Telegram ejo bundi. Wamara kuza hano ugakanda hano kuri start, aza akakubwira byose first subscribe to our channel or Telegram community. Maze ukaza hano kuri community hano ukabanza ukajoininga, maze ukagaruka ugakora hano handitse ngo am subscribed, ukakanda hano kuri button so let's go, kanda hano kuri start, ukinjira muri platform neza yo kumininga. Iyo ushyitsemo welcome bonus aba ari 500. Ufite umwanya wajya ukanda bijyaho, urabona hano ko hasigaye iminsi 9 nkuko nababwiye. Rero abagiyemo bitinze mu kwakwanye mu gihe zo mining, kugira ngo video iri no gusoza kubereka agaciro kaya Monorox uburyo gahagaze. Hano tuza hano ugakanda hano kuri in, ukareba amatask ahari ukayakora. Hano haza task ambe no followinga kuri X, bakaguha amacoin 300. Agakanda n'andi macana yawe ugenda followinga, waguha amacoin yose, amatask yose urakora, genda agakora nyuma nuko nijya mbanze mbere ku bintu byose bikora. Ushaka uhita connecting wallet byose ahita ubikuza bitagoye, tuza akakanda hano kuri wallet, wangiza ugaconnecting mbere. Uhita ukanda hano kuri connect wallet, ubwo iyo ufite Tonkeeper wallet ituze ukayikanda aho ngiye hano, wangiza ukajya muri Tonkeeper ugashyiramo password, ukaba byabaye. Yewe Tonkeeper ndaza kuyiconnectinga nyuma, na ejo nzabereka uburyo wa connectinga wallet muri Tonkeeper koze. Reka mbereka agaciro ino Monorox yacu yahagaze. Monorox yacu murabibona nkuko nabibabwiye rero. Searching urabona wera mining menshi mfite ntabwo bigaragara. Check ari nkuko hano babivuze ahangaha, batubwira ati if holding 1M XMRX, ubwo ni za Monorox zacu tokens, they are now amadolari 118. Ubwo rero 1M ya zira token turi gukora ingana n'amadolari 118. Ubwo wabikoze neza ziriya task ukizisoza na 2 miliyoni tuzikwamo,
isigaye mu minsi yawe 9 utangiye kumayininga. Nze mbereke iminsi isigaye kugira ngo mukire. Iminsi isigaye ni iminsi mike cyane, mwaba mumaze gukoramo mayiningi, asigaye namwe mukazabikuza muri iyo minsi 9. Dore nk'uko nababwiye, dore iminsi 9 isigaye n'amasaha 6 n'iminota 2 isigaye, abamayininze mukabikuza. Ahangaha ukimara gukora za tasike nakubwiye, hano akenshi umuntu umaze gukora tasike nta bandi bantu aratumira agira 1,000,000. Izo 1,000,000 rero wazifasha muri ka gaciro nakubwiye ukazabikora neza. Njyewe na wallet narayikonekitinze, nze mbibereke nuko nanze gukora reconnect. Maze reconnecting hano hazaho utuntu tubiri, hazaho tuno tugambo nakubwiye nyine aba ari wallet address yawe. Isigaye muhe mukora mining, ejo mu minsi iri imbere nzabereka video yo connecting wallet. Kora mining, ujye kuri Play Store downloading app yitwa Tonikipa wallet. Hasigaye ejo nzaza mbereka uburyo connectinga Tonikipa wallet na mining yose uri gukora. Nzabereka n'izindi mining platform nyinshi mba mfite hano ziri hafi kuba listed. Ejo hari iyitwa Dogs ndi gukora video nzabereka. Ndagushimiye wowe wabashe gusubscribe kuri YouTube channel ukareba no video. Wibuke gukora like, comment, subscribe and share.